Nyuma yo kumva ibi bintu bitanu tugiye kuvuga, ubuzima bwawe buraza guhinduka. Niba ugize iyi myaka ufite cyangwa uri kumva ikiganiro, ibi bintu bitanu tugiye kuvuga ukaba utarabisobanukirwa cyangwa se ukaba utarabimenya, ni ukuvuga yuko ubuzima bwawe buri mu kaga. Ibi ni ibintu bitanu ukwiye guceceka cyangwa se utakwiye kugira umuntu n'umwe ubiganiriza, kubera ko usanga abantu benshi bashyira ubuzima bwabo mu kaga kuko kudasobanukirwa ibintu bakwiye kubwira abantu cyangwa se ibyo bakwiye kutavuga. Hifashishijwe ubushakashatsi bugiye butandukanye, byagaragajwe ko 85% by'abantu bavuga ibi bintu tugiye kuvuga usanga ubuzima bwabo buri mu kaga, iterambere ryaranze, muri make baba bameze nk'aho bimennye inda. Rero ntabwo tuza gutinda, ntihaze kugira ikintu na kimwe kigucika. Birashoboka ko hari ibyo ushobora kuba ubikora utabizi cyangwa se ukaba ubizi ariko utazi ko ari byo, ariko numara kumva iyi video uraza kuba wabisobanukiwe neza ku buryo noneho uri buze kuza gutangira kuyobora ubuzima bwawe mu nzira nziza. Niba uri mushyashya ugeze ahangaha akaba ari ubwa mbere wumvishe ijwi ryanjye, ndagusaba gukora subscribe nk'inkunga ikomeye cyane. Niba nawe warayikoze ukande kuri like cyangwa ukande no kunzogera kugira ngo n'ibindi biganiro byose tuzajya tuvuga ahangaha bizajye bibasha kuba byakugeraho. Ngiye tugiye kubana, nitwa Papa Legacy, ndaje tutangire. Ikintu cya mbere, ntabwo ukwiye kuvuga imigambi yawe cyangwa se ntuzigire na rimwe ubwira umuntu imigambi yawe cyangwa se plan yawe, ibintu uri gupanga utarakora cyangwa se ibintu urimo gutegura, nta muntu n'umwe ukwiye kubisangiza. Kubera ko hari abantu uzabwira ibintu batishimiye ko bya bintu bigeraho cyangwa se badashaka yuko utera imbere. Abo bantu bya bintu bashobora kuba babyitambika cyangwa se bya bintu bakaba babyica. Ni ukuvuga ko ikintu ukwiriye kuvuga wakabaye uvuga byibura ibyo wagezeho cyangwa se ibyo wakoze, ariko ikintu utarakora ariko uteganya gukora ntabwo ari byiza cyane kuba wagisangiza umuntu uwo ari we wese. Ni byiza ko bimenywa n'abantu bagomba kubimenya ariko atari buri muntu wese, kubera yuko abantu benshi, hari abantu baba badashaka ko utera imbere, hari abantu baba batifuza ko bya bintu byakorwa. Rero muri cya gihe wabashije kuba wagira abantu bisangiza, birashoboka yuko uzafeiringa. Ikindi, iyo urimo ukora ibintu byawe bucece gake gake, iyo hari aho ugize intege nkeya, umenya ukuntu wibakinga cyangwa se umenya ukuntu wabikora. Rero iki nicyo kintu cya mbere, ntabwo ukwiye kubwira abantu plan zawe cyangwa se imigambi yawe. Ikintu cya kabiri, ntukajye ubwira abantu intege nke zawe, ntukajye ugira umuntu n'umwe ubwira intege nke zawe, kubera ko iyo umuntu yamaze kumenya aho ucikira intege cyangwa se aho ugera ukaba udashoboye, biba byoroshye cyane yuko umuntu azagusenya cyangwa se umuntu akaba yakifashisha za ntege nke zawe aguta mu mitego. Rero biragusaba ko icyo ni ikintu ukwiye kugira ubwiru, ni ikintu ukwiye guceceka cyane, kuko abantu benshi cyane iyo bamaze kumenya intege nke z'umuntu biba byoroshye cyane yuko bamusenya. Hano ndaza kuguha urugero. Hari igihe umuntu aba azi neza ko intege nke zawe wenda ziba mu mafaranga. Umuntu akaba azi ko iyo wabonye amafaranga cyangwa se ukunda amafaranga cyane, cyangwa iyo baguhaye amafaranga ikintu icyo ari cyo cyose wagikora. Bityo umuntu uzashaka kukwifasha cyangwa se uzashaka kugukoresha mu bintu bimufitiye inyungu cyangwa weho bitagufitiye inyungu, akaba ashobora kwifashisha ya mafaranga, kuko avuga ngo uyu muntu ndabizi neza iyo afite amafaranga cyangwa se iyo yabonye amafaranga ibintu byose arabikora. Urundi rugero, umuntu ashobora kuba azi ko ukunda ibyo kurya cyangwa se ukunda ibiryo, akaba avuga uti uyu muntu yabonye ibiryo wamugaburiye ikintu cyose aragikora. Umuntu akaba ashobora kugukoresha mu bintu bye bitagufitiye inyungu cyangwa se bishobora kuba byakugiraho n'ingaruka bitewe n'uko azi ahantu ucikira intege cyangwa se azi ibintu bigushobora. Cyangwa akaba azi ko amarangamutima y'umuryango wawe, akavuga ati uyu muntu iyo byageze ku muryango aha hantu aba yacitse intege cyane, ikintu cyose wamusaba gukora ariko ukareka umuryango we, cyangwa se ikintu kibi cyose cyashaka kuba ku muryango we ntabwo yacyemera.
aho hantu rero biragusaba ko intege nke zawe atari ngombwa yuko uzisangiza abantu, kubera ko nuzibasangiza bazazikoresha barimo kugusenya cyangwa se bazikoreshe bari kuguta mu mitego. Ikintu cya gatatu, ibibazo byawe. Ntabwo ukwiye kubwira umuntu uwo ari we wese ibibazo byawe, kubera ko ubushakashatsi bwagaragajwe yuko abantu tubwira ibibazo byacu, 80% by'abantu ubwira ibibazo byawe ntabwo baba babyitayeho. Ni wa bantu bamera nkaho n'ubundi batabyumvise. Bigaragazwa ko 10% ni babandi babyumva gusa nyine, bakikomereza. Umuntu akabyumva ko wabimubwiye ariko akikomereza n'ubundi ntacyo bimubwiye, nta kintu kindi atakirwa anabitekerezaho. 5% bonyine nibo ushobora kubibwira nabo bakabitekerezaho, akavuga ati nyamara runaka afite ikibazo, ariko nyine nta kundi. Babandi bazakubwira ngo ihangane, ngo nyine ngo nta kundi. Birongera bigaragazwa ko byibura 5% gusa, 5% gusa nibo bantu ushobora kubwira ibibazo byawe, nibo bashobora kugira ikintu bagufasha. So rero ni byiza yuko utagomba kuvuga ibibazo byawe. Niba hari ibibazo byawe wagize, bimenye, ubyiteho, ushake ukuntu wabikemura, ushake inzira nziza zo kubikemura, kugira ngo atazagira ba bantu bumva bya bibazo byawe nta kintu bari bugufashe. Kuko wibuke ko nubwira abantu ibibazo byawe abantu 100, abantu 5 bonyine nibo bashobora kugira icyo bashobora kuba bagufashaho. Rero ibibazo byawe bimenye, ubiceceke kandi ubikemure. Ntukabwire umuntu ikibazo adafite ikintu ari buze kuba yagikoraho, kuko abandi bose bazakumvira ubusa, cyangwa se baguseke, cyangwa se birirwe baganira ibibazo byawe. Ikintu cya 4, ibibazo by'umuryango wawe. Ntabwo ukwiye kubwira umuntu uwo ari we wese ugenda umubwire ngo ibibazo by'umuryango wawe, ugenda umubwire uko mu muryango wifashe, dufite ibibazo ibi n'ibi, kandi mu by'ukuri wa muntu nta kintu ari buze kuza kubifasha, cyangwa se nta kintu ari buze kuza kubikoraho. Impamvu y'ibi bintu bizatuma abantu batangira gusuzugura umuryango wawe, ndetse nawe utiretse, kubera ko turabizi neza yuko amashami ateye ku giti, kandi wowe uri amashami, umuryango wawe ni igiti. Bivuze ngo mu gihe habonetse ibintu bizatema igiti cyangwa se bizatura igiti hasi, weho mashami nta hantu uzasigara. Ni byiza rero yuko mu gihe hari ikibazo mu muryango, nta muntu n'umwe wo ku ruhande wundi uwo ari we wese ubonetse ugomba kuba wasangiza ibyo bibazo, kubera ko bamwe bazagenda bakubonera muri bya bibazo, abonekanya bibazo, imiryango yabo byarananiranye bimeze gutya. Icyiza rero ni uko mugomba kwicara nk'umuryango, cya kibazo mukagikemura kugira ngo bigende neza, ariko utagiye witeza abantu. Ikintu cya 5 ari nacyo cya nyuma turi busorezeho, tujya kuvuga iki kintu. Niba wageze ahangaha ari ubwa mbere, duha inkunga ikomeye cyane ya subscribe, kandi ukande no kuri like kugira ngo uzajye ugenda wumva n'ibindi biganiro byacu byiza, kuko ahangaha havugirwa ibintu by'ubwenge cyane. Niyemeje ko ibintu byiza byose ngomba kuzajya mbibagezaho. Ikintu cya 5 aricyo cya nyuma utagomba kubwira umuntu n'umwe, ni amakosa yawe yahashize, cyangwa se past mistake, amakosa yawe yahashize. Ni ukuvuga ngo iyo tuvuga amakosa yawe yahashize, hari ibintu bimwe na bimwe waragiye ukora nk'amakosa muhashize, bimwe na bimwe ukaba ubyicuza. Mu gihe rero abantu batabizi, cyangwa se mu gihe batabizi, si ngombwa ko ubibabwira, kubera ko hari abantu uzabibwira, nihagira ikosa na rimwe ukora, batangire bagucyurire ya makosa yahashize, batangire bavuge ngo n'ubundi niko asanzwe. Hakaba ari n'umuntu utagira inama, cyangwa se umuntu akaba atakugisha n'inama, kuko avuga ngo n'ubundi uyu nta nama yangira, nawe yabigenjeje gutya na gutya. Kuko abantu namaze kubona ko abantu bareba ibyiza wabakore, bareba ibintu utakoze neza, usanga ari byo abantu benshi bareba, ariko ugasanga nta muntu wakita ku bintu byiza wabakoreye. Hari ikintu nigeze kumva ngo a negative imwe yica positive 99, cyangwa se ikibi kimwe ukoze gishobora kwica ibyiza 99 wakoze. Rero ni byiza yuko nta muntu ugomba kubwira amakosa yawe,
cyangwa se ibintu wicuza cyangwa se ibintu bitagenda neza kugira ngo utazimena inda. Keretse mu gihe yaba ari ubuhamya uri gutanga cyangwa se ari isomo uri gutanga kugira ngo abandi babyigireho, naho kubivuga gutyo gusa ubiganira, ibyo bintu ntabwo ari byo, ugomba kuba wabihagarika. Mwakoze kubana natwe, njye twabanye muri iki kiganiro, nitwa Papa Legacy, kadusubire mu kiganiro gitaha.